Amasengesho ya mu gitondo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino, ngwino, Nyagasani Yezu. Yezu watubwiye uti iyo babiri cyangwa batatu bateraniye hamwe banyambaza, mba ndi hagati yabo. Ngwino Yezu, turi benshi tugusaba. Ngwino, ngwino, Nyagasani Yesu. Isengesho ryo kubyuka. Mana yanjye, ndagusenga, nguhaye umutima wanjye, noye kugucumuraho uyu munsi, ariko nawe wirirwe unyiragiriye. Nyagasani, ingabire ziri mu masengesho ngiye kuvuga uyu munsi, n'izindi ziri mu byo nza gukora, si izo nzi, si izo ntazi, ungirire ubuntu nzibone zose. Amina. Mana yanjye, ndemera kuri hano ndeba, ndagusenga ngukunze rwose, ndagushimira yuko wandemye, ukanshunguza umwana wawe ukunda ukangira umukristo. Ndagushimira ineza uhora ungirira, nuko wandinze muri iri joro. Nyagasani, nguyu umutima wanjye n'umubiri wanjye ndakwihaye rwose. Ibyo ndi butekereze, ndi buvuge, ndi bukore, n'ibiri bumbabaze none, ndabiguhaye byose. Bisangishije ibyababaje Yezu Kristo umwami wacu, ngira ngo nkubahe nanjye ibyaha. Sinshaka kugucumuraho uyu munsi, ariko nagira ubuntu bwawe. Amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari wowe untonga ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Nemera Imana Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi. Nemera n'umwana w'ikinege Yezu Kristo umwami wacu, wasamwe ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya, akababara ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, akabambwa ku musaraba, agapfa agahambwa, akamanukira mu irimbi, ku munsi wa gatatu akazuka, akajya mu ijuru, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora byose. Niho azava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Nemera Roho Mutagatifu, na Kiliziya Gatolika ntagatifu, n'urusange rw'abatagatifu, n'uko abanyabyaha babikizwa, n'uko abantu bazazuka bakazabaho iteka. Amina. Isengesho ryo kwemera. Mana yanjye, nemera ibyo Kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha, kuko yabibwiwe nawe utabasha kuyoba no kutuyobya. Amina. Isengesho ryo kwizera. Mana yanjye, nizeye ko uzagirira Yezu Kristo ukampa inema zawe munsi, maze ninita ku mategeko yawe ukazambeshaho iteka mu ijuru, kuko wabidusezeranije kandi ukaba utica isezerano.
amina. Isengesho ryo gukunda. Mana yanjye ndagukunda rwose kuko ntawe muhwanyisha ubwiza, uhebuje byose gukundwa, kandi nkunda abandi nk'uko nikunda ngiriye wowe, amina. Marayika nahawe n'Imana ngo undinde, ujye unyumvisha iby'Imana, ungire inama, undengere untegeke. Bazina mutagatifu, umpakirwe ku Mana, unsabire ndeke kuyicumuraho, amina. Indamutso ya marayika. Marayika yashoje ubutumwa bw'Imana kuri Mariya, maze Mariya asamishwa na Roho Mutagatifu. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Nuko Jambo yigira umuntu, abana natwe. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Mubyeyi mutagatifu w'Imana urajya udusabira, tubone guhabwa ibyo Yezu Kristo yadusezeranije. Dusabe. Mana turagusaba, udufashishe ingabire zawe, kugira ngo ibyababaje Yezu Kristo n'umusaraba we bizaduhe kuzukana ikuzo nka we, twababwiwe na marayika yuko umwana wawe yigize umuntu. Ibyo turabisaba ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amina. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma uwaguhungiyeho, agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ngo mpagarareho ko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho, amina. Bikira Mariya utasamanywe icyaha, urajya udusabira twabaguhungiraho. Isengesho ryo gutura umunsi. Mutima wa Yezu mutagatifu rwose, nisunze umutima wa Bikira Mariya utagira inenge, nkagutura amasengesho yanjye n'ibyo ndi bukore n'ibiri bumbabaza uyu munsi byose, ngira ngo ntange ikiru cy'ibyaha byacu, no kugira ngo nifatanye nawe ku mpamvu zituma witambira ubudatuza kuri alitari, cyane cyane miguturiye gusaba icyo Papa yifuza muri uku kwezi, amina. Nyir'ingoma zose watashye muri twe, tukwihaye twese uko tungana. Umwami wacu utugenge wenyine, tugutuye imitima itatse ubutungane. Tubane rumuri rw'abagenda mu maganya, tujye tuguhungiraho. Nyir'ingoma zose watashye muri twe, tukwihaye twese uko tungana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.